no mu gihe gishishanya, no mu gihe gikomeye, no mu gihe giteye ubwoba, abantu bazi Imana yabo bayikomejeho bazakomera. Bwira abantu nka batatu, tikomerera muri we, komerera mu mwami, komerera muri Kristo, agukomeze mu izina rya Yesu. Igihugu cyacu cyasamiwe nkuko Israeli yari yasamiwe. Mana irambwiye ngo hano hantu hagiye gutoboka isoko y'ububyutse mu buryo bwihuse. Asifuye Bwana Yesu. Kandi ububyutse bugiye gukwira isi. Iki gihugu cyacu nubwo cyasamiwe, nimubabwire ngo nibasubiza amerwe mu isaho, tumeze nk'ubwato bunini mu nyanja budashobora kunyeganyezwa. Uwiteka anyuze mu Banyarwanda. U Rwanda Imana irugize nk'akarungu mu mahwa. U Rwanda Imana irugize nk'ubwato bunini mu nyanja butabasha kunyeganyega. Imana iravuze ngo muri iki gihugu ihagurukije abanyambaraga. Impanda ya kabiri ya marayika ukomeye azaba aje kweyura ikirere kugira ngo itorero ribone ahantu rinyura rizamurwa. Asifuye Bwana Yesu. Bibiliya iravuga ngo ijwi ry'Uwiteka rifite imbaraga. Ijwi ry'Uwiteka rishwaza ibirimi by'umuriro. Ijwi ry'Uwiteka riramburuza imparage. Ijwi ry'Uwiteka rivurisha inyanja muri nyina w'imivumbi, inyanja ikavura. Ijwi ry'Uwiteka rikokora ishyamba. Umwuka w'inzara uvuye mu gihugu. Imana imenaguye ubwami bwose bw'umwijima. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rw'Abatesaloniki. Rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abatesaloniki, ibice byaho 4, ni paje 208. Ibice byaho 4 turasoma duhereye ku murongo wa 13 tugeze 18. Dusome no mu Byahishuwe Yohana ibice 22 ku murongo wa 15, twumve icyo Imana ivugana natwe muri aya masaha, hanyuma dusenga Imana. Ibyahishuwe Yohana turasoma ibice 22 duhereye ku murongo wa 12. Abatesaloniki paje 208 mu Isezerano Rishya, bice byaho 4 n'umurongo wa 13 haravuze ngo ariko bene data nidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye, mutababara nka babandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izamuzanana na Yesu abasinziriye muri we. Iki nicyo tubabwira tubwirijwe n'ijambo ry'Imana, ijambo ry'umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuza k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye, kuko ubwo umwami ubwe azaza ambanutse ava mu ijuru, arangurure ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana. Nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basinziriye duhere ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Nuko mumaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo. Amen. Soreze mu Byahishuwe Yohana ibice byaho 22 duhereye ku murongo wa 12. Ni urupapuro rwa nyuma muri Bibiliya zacu. Aravuze ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Alfa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Twakire neza ijambo ry'Imana. Kubaje nyuma, nitwa Pastor Jean de Dieu Singirankabo, dukorera umurimo w'Imana hariya ku itorero
rya Kabeza. Rero tunejejwe no kubana namwe, dufite intashyo guturuka ahantu henshi hatandukanye. Duhawe umugisha wo kubwiriza ubutumwa mu nguni enye z'iki gihugu. Nimwakire izo ntashyo mu izina rya Yesu. Dusomye ahantu hatari hakeya, ariko birumvikana turahita twumvamo bimwe bamaze kudutangariza mu cyumweru gitaha. Niyo mpamvu ndi buvuge bike muri byinshi, kubera ko muri kiriya cyumweru abantu bazabyumva mu buryo buhagije. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Hanyuma dusomye uru rwandiko rw'Abatesalonike Pawulo yandikiye iri torero ry'Itesalonike ari kumbuza kugaruka kwa Yesu, ndetse yari afite intego yo kubihanganisha mu mibabaro n'ibibazo byinshi bagendaga banyuramo, cyane ko yari abakuwemo vuba mu gihe gito yari ahamaze kubera amashyari menshi bari bahamwirukanye. Bituma rero yandikira iri torero ry'Abitesalonike urwandiko rwa mbere n'urwa kabiri, arimo abakumbuza, abihanganisha, abasaba gukomerera mu gakiza, ndetse kandi bakanitegura ko uko byamera uko ariko kose umwami Yesu araza gutwara itorero kandi vuba. Aleluya. Hanyuma iyo turebye amateka y'ahantu hitwa Itesalonike, dusanga ntago hitwaga Itesalonike mu by'ukuri, ahubwo hitwaga Terme, cyangwa se iyi terme isobanura amashyuza cyangwa se amasoko ashyushye. Mu rurimi rwacu ntekereza ko amashyuza turayazi ku bantu bajya bakunda kujya gusengera za Cyangugu na za Gisenyi. Ahantu haba amashyuza ni amazi abatogota ku buryo ukandagiyemo ikirenge gishobora kuvamo cyahindutse umweru. Ahantu rero hitwaga amasoko ashyushye, hakaba ahantu hahoraga hatwikiriwe n'igicu kinini cyane ku musozi wa Olympique. Ku bantu bakina umupira bashobora kumusobanukirwa byinshi. Kandi hano hantu hakavugwa ko uretse kwitwa amashyuza cyangwa se amasoko ashyushye, hari ikigirwamana gikuru, rwari urugo rw'ikigirwamana, rukaba n'icyicaro gikuru cy'ibigirwamana. Abagira iki basengaga Imana bita Izisi, Separusi, Zewusi, Donizisi. Hanyuma abayuda bagasenga Yahwe cyangwa Yehova. Kubwiriza hano hantu kubera rwari urugo rw'ibigirwamana kandi kikaba igicumbi cy'ibigirwamana byasengwaga, byari bigoye kugira ngo uhamenere uhabwirize ubutumwa bwiza, cyane ko amateka atwereka ko nk'abavugabutumwa kari bo mu Buhinde witwa Jidison na Buriso na Munisco baturutse mu Bushinwa na Hefoti bavuye muri Afurika, bagiye muri uyu mujyi bamara imyaka 7 babwiriza ubutumwa bwiza, babura umukristo n'umwe uhindukirira umwami Yesu. Hari imbaraga z'ibigirwamana ziteye ubwoba ku buryo kugira ngo uhamenere uhavugire ubutumwa bwiza bitari ibintu byoroshye. Ariko Bibiliya itwereka ko Pawulo mu gihe yaravuye mu nzu y'imbohe ashorewe n'imbaraga z'umwuka w'Imana, yaje kwinjira hano hantu muri Makedoniya, cyangwa se ahantu bise Teme, cyangwa mu mujyi w'amasoko ashyushye. Agezemo atangira kubwiriza ubutumwa bwiza. Kugira ngo hitwe Tesalonike, umujenerali witwa Cassandra wari uyoboye ingabo amaze gufata hano hantu yatangiye kuhagura, hanyuma ahitirira umugore we witwaga Tesalonike. Uyu mugore yari mushiki w'umwami bita Alexandre Rogara, umwami w'abami. Hanyuma General Cassandra ahitirira umugore we kubera urukundo yari amukunze, agira ngo amushimishe. Wari umujyi usukuye cyane, utunganyije neza, awitirira uyu mudamu we. Pawulo rero ahageze kubwiriza ubutumwa, abahanga mu bya teolojiya basobanura ko yamaze ibyumweru 3 bitagira icyakane abwiriza ubutumwa bwiza bushorewe n'imbaraga z'umwuka wera. Abantu ibihumbi n'ibihumbi muri uyu mujyi barakizwa, ariko cyane cyane higanjemo abagore b'abayobozi bakomeye barakizwa ku buryo bwose. Abakire bakira ubutumwa bwiza, bizera umwami Yesu. Abantu rero batangira kumugirira ishyari. Nagira ngo mbabwire ngo iyo watangiye kugira ishyari ni ishuri rya nyuma umuntu ugiye kuroga yiga. Niwumva hari ishyari riri muri wowe, ujye utekereza ko no kuroga byakubera hafi. Bamugirira ishyari ryinshi rikomeye, bituma bahamwirukanisha.
hanyuma amaze kuhava rero birumvikana itoro ryatangiye guhura n'ibibazo byinshi bitandukanye, ariko bakomerera mu kwizera kubera ubutumwa bwiza bwari bushorewe n'imbaraga z'umwuka wera, bakomeza gukizwa. Abandikiriza inzandiko zombi rero ababwira ati nimwihangane mukomerere mu byo mwizeye, kandi umwami Yesu ari hafi kuza. Aravuga ngo natwe abazaba bakiriho icyo gihe tuzahindurwa tumusanganire. Na Pawulo yumvaga yuko impanda y'Imana izavuga nawe agihari, ariko n'uyu munsi wa none imyaka ibihumbi n'ibihumbi birashize Pawulo yaragiye, hanyuma impanda y'Imana itavuze. Wavuga ngo none se wowe uje kutubwira iki ko Pawulo yabivuze akagenda n'abandi bakagenda, wowe n'icyo uje kutubwira? Ngira ngo mbabwire ngo iyo tuvuze izi nyigisho zijyanye no kugaruka kwa Yesu, abantu benshi nta bindi bahita batekereza ku rupfu, birumvikana. Ariko nagira ngo mbabwire ngo urupfu ntabwo ari iherezo ry'ubuzima, ahubwo urupfu ni itangiriro ry'ubuzima bw'iteka ryose. Ndasubiramo aya magambo, urupfu ntabwo ari iherezo ry'ubuzima, ahubwo ni itangiriro ry'ubuzima bw'iteka ryose. Dufite umudokiteri w'umwarimu wanyigishije muri eschatology muri iri somo. Yagiye kuryigisha arabanza agahagarara, amarira akamurenga, aratubwira ngo njyewe iyo naherekeje, yatubwira ko yayoboye itorero imyaka igera mu 8. Igihe cyose yajyaga kugira ngo aherekeze umuntu witabye Imana, bari mu rusengero bari kumuherekeza, bageze ku irimbi, ngo yumvaga afite ishyari ryinshi mu mutima rimuzuye, avuga ngo kubera icyo uyu nguyu yagiye atari njyewe wigendeye, kubera icyo agiye kuntanga kuruhuka imiruho n'imihate akaba ntanze kugenda. Ati nkamuherekeza numva mfite ishyari ryinshi, icyakora nabiganiriza umugore wanjye, umugore agahita ambwira ngo hoya uracyafite abana batoya, turacyagukeneye wigenda. Ariko nagira ngo mbabwire ngo iyo tujya ni heza kuruta iyo dutuye. Abantu benshi bakunze isi kuruta ijuru, ariko aho tujya ni heza kuruta ahangaha dutuye. Umugore umaze imyaka 9 ariko arabuze umwana, bava ngo nukurnya kuzuza wese nta kintu amariye umuryango, aciye umuryango. Ku mwaka wa 9 y'Imana imugiriye imbabazi agasama, iyo aramutse asamye ku mezi 9 yabyaye, ariko ubyara agatandukanwa n'umwana akimurwa akajyanwa mu ijuru. Iyo bamubwiye ngo subirayo ujye kureba uriya mwana wawe, aravuga ngo hoya, afite ba nyirasenge, afite ba nyina wabo, aho nageze ni heza, ntago njyewe nshobora kongera kugaruka inahangaha. Asifiwe Bwana Yesu. Haleluya, haleluya. Iyo tujya ni heza kuruta ahangaha mu isi dutuye, kandi umunsi umwe tuzaruhuka imiruho n'imihate twitahire tujye iwacu. Abantu benshi bakunda gushima ngo ndashima Imana ngo nari ndwaye, ngo nari ngiye gupfa ndagaruka. Ariko mbabaza, uba wagarutse kumara iki? Kurumva ngo nyine ngo haleluya, ngo nyine ngo satani ngo yaranyishe. Satani ntiyica. Imana itashatse kugenda naho wajya ngo nuko ngo ndagaruka. Nibura ugarutse gukora iki? Kwa niba aho tujya ari heza, iwacu heza tuzagerayo, iwacu heza tuzashimira umukiza, iwacu heza tuzabona Yesu, iwacu heza tuzashimira umukiza. Ibyo yabinkoreye kubw'ineza ye, ibyo yabinkoreye kubw'imbabazi ze, ngo njye umunyantege nke nzagere mu ijuru, ngo njye umunyantege nke nzagere mu ijuru. Icyampa nkaba akama we akamineza ye, imbabazi n'ubuntu n'ubugwaneza. Icyampa mwami wanjye we, icyampa nkaba akama we akamineza, imbabazi we. Umupasiteri witwa Steven Semfuma ni umupasiteri nakundaga cyane,
umurokore ukijijwe ukunda Imana uvuga ibintu ukabona biramwuzuye. Gitondo kimwe ari mu materaniro hari ku cyumweru, neje bundi muri covid ntabwo ari kera, ari mu materaniro ku cyumweru arimo yigisha, abwira iteraniro ngo ndumva nkumbuye gutaha iwacu, ngo amina, ngo kandi ngo ndumva Yesu anyongoreye uyu mugoroba ibyo kurya bya nimugoroba ntago mbiri nahanga badiyakoni ntimuruhe ndabirira iwacu mu ijuru, uyu mugoroba ndumva ndarira ibyo kurya by'umugoroba ndabirira iwacu mu ijuru. Asifuye Bwana Yesu. Arabivuga bagira ngo ni imikino. Ku mugoroba avuye mu materaniro abafashwe na covid, bamujyanye kwa muganga ati nimundeke, nababwiye ko uyu mugoroba ndi busangire n'umwami Yesu, ndumva mpamagara uyu mugoroba ndaruhuka imiruho n'imihate. Bati usize itorero rinini cyane, ati hoya mwimbwira iby'itorero, hari abashumba bato bicaye hano bazariyobora, ngomba gusangira n'umwami wanjye ibyo kurya kuri uyu mugoroba. Bamugejeje kwa muganga bijya kugera saa 6 z'ijoro, umutima uracika, arataha ajya iwacu. Iyo badapfa, iyo badapfusha, iyo bataboroga, iyo batarwanira ibyuba. Haleluya! Bwira abantu babiri ngo wabyanga wabyemera uzataha. Tuzataha, tuzataha, igihe nikigera tuzataha, tuzataha, igihe nikigera tuzataha. Ndashaka kuvuga ku mpanda 3 cyangwa 4, iminota nimfata mvuze 2. Uzigisha ibyahishuwe kuva ku wa mbere azabikomerezaho, ibya Yesu nta wabivuga ngo abirangize. Amen. Ndashaka kuvuga ku mpanda zizavuga. Asifuye Bwana Yesu. Haleluya. Bibiliya iratubwiye ngo Pawulo akomeza kubahugura ababwira ngo nukuri impanda y'Imana izavuga, hazumvikana ijwi ry'Imana, hazumvikana impanda, ngo abapfuye bizeye Yesu nk'umwami n'umukiza bari maso. Haleluya. Ngo iyo mpanda bazayumva kubera ko ntago bapfuye barasinziriye. Iyo mpanda izavuga bazayumva abantu bapfuye bizeye Yesu nk'umwami n'umukiza bari maso. Abari bupfe nimugoroba dutashye, n'abazapfejo n'abazapfejo bundi n'abagiye, abo bose bagasinzira mu mwami, impanda y'Imana nivuga bazayumva. Haleluya. Abo tuvuze ni abantu bari maso, bameshe ibishura mu maraso y'umwana w'intama, baza mu materaniro biteguye ko isaha n'isaha bagenda. Iyo baryamye ninjoro nta supanete bakinga ku mazuru, hari n'abasinzira bakakora kwa kundi igikoko cyinjiye bwacya byarangiye. Mfite akana ko muri famiye, ejo bundi kararyamye nimugoroba ari kazima, kandi yari umusore w'imyaka 21, aryamye bucya mu gitondo batubwira ngo byarangiye. Yesu atinze kuza rero bishobora yuko byanarangira uyu mugoroba, ariko urupfu Yesu yaruhinduye irembo ritujyana iwacu. Asifuye Bwana Yesu. Haleluya. Impanda ya mbere ni impanda y'Imana izavuga. Kubera iki impanda ya mbere y'Imana ari izabanza kuvuga? Impanda y'Imana cyangwa se Imana ifite ubushobozi, niyo ifite ubushobozi bwo kuzura abantu bose bapfuye, abantu bose basinziririye mu mwami Yesu. Impanda y'Imana nivuga, buri muntu wese uri mu gituro n'abari muri morgue CHK n'ahandi bamaze kwinjira muri uwo mwanya, ariko bize Yesu mwami n'umukiza, abapfuye mu myaka uruhererekane 2000 irangiye, Yesu agaragaye n'ahangaha mu isi, bamwizeye, abo bose bazumva iyo mpanda, bahite bava mu bituro, ibituro by'abera bizamenagurika, bahite bazamuka babe stand by gusanganira umwami mu kirere. Asifuye Bwana Yesu. Impanda ya kabiri ni impanda ya marayika ukomeye w'Imana. Impanda ya marayika ukomeye ninde bavuga? Marayika ukomeye bavuga ni marayika Gabriel, ujya turwanira intambara. Asifuye Yesu. Kugira ngo uze kubiverifiya neza, nugera mu rugo uze gusoma mu Baefeso 6:12, aravuga ko tutarwana n'inyama n'amaraso, turwana n'abami n'abatware n'abagenga b'iyisi n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Izo mbaraga z'umwijima Satani yashyize mu kirere ni imbaraga zitangira amasengesho y'abanyabyaha.
korari ziririmbana ibyaha muba mugabura abadayimoni bari mu kirere ntashobora kuharenga. Kubwiriza kuzuye ibyaha ntizarenga mu kirere, nta hantu byagera. Amasengesho yuzuye ibyaha ntashobora kurenga mu kirere. Hari abadayimoni bicaye kugira ngo bananize bafata ayo masengesho yuzuye gukiranirwa. Rero iyi etamajoro yashyizwe mu kirere ni nayo yiteguye kuzatangira itorero mu gihe impanda y'Imana izavuga, ryiteguye ko bazabasha kuburizamo umugambi wo kujyana itorero. Ariko iyi impanda ya marayika ukomeye nivuga izaba ije gukora iki? Kugira ngo uze kuza kumva neza ububasha buri muri kino kirere, nugera mu rugo uze gusoma muri Daniyeli mu bice bya 10 uhereye ku murongo wa 2 Bibiliya tuvuga ngo Daniyeli arebye agahiri n'agahinda kazaba mu minsi y'imperuka nk'umunyamasengesho w'umwinginzi, afata iminsi 21 atarya, atanywa, atoga, yiyirije ubusa kugira ngo asengere twebwe bo muri kino gihe. Asenze ku munsi wa mbere, birava ngo isengesho ry'umukiranutsi rimeze nka bomba atomike, riratumbagira, rirazamuka, rirenga inyenyeri, rirenga ibicu. Imana yumva gusenga kwa Daniyeli, bohereza Gaburiyeli aje kumusubiza kubw'ibyo yasengeye. Gaburiyeli ageze mu kirere, umwami w'Ubuperesi aramufata, aramufungira aho ngaho, ntiyamanuka ngo agere kuri Daniyeli. Daniyeli akomeza gusenga munsi wa 4, wa 5, wa 6, wa 7, wa 10, wa 11, wa 9, wa 20, ageze kuri 21 atarya, atanywa, atoga, atihezura, yicaye ahantu hamwe. Mbariza umuntu mwicaranye ngo yitabaga telefone. Mbariza umuntu mwicaranye ngo yarebaga kuri WhatsApp. Ku mugoroba yarebaga filime kagezweho. Asifiwe Bwana Yesu. Haleluya. Abaroma 12 mwaravuga ngo bene data ndabinginga mutanga imibiri yanyu hinduka ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kwikorera kwanyu gukwiriye. Haleluya. Haleluya. Ngo ku munsi wa 21 mu ijuru bumva Daniyeli yakomeje gusengera ibyo basubije, nuko bohereza marayika bati nibiki byabaye, nimutumenyera amakuru tumenye ibintu byabaye kuri Daniyeli. Ngo amakuru agera mu ijuru yihuse, baravuga ngo ibisubizo byose byaratangiriwe. Ngo bahita bohereza wa mumarayika twavuze uzabasha kuvuza iyi impanda ya 2, marayika Gaburiyeli. Ngo amanukana n'ingabo ze, baramanuka bageze mu kirere, ngo abadayimoni bakimubona bose bamuterera isari, batafande niki kikuzanye ko watwirukanye mu ijuru, uze kumara iki nahangaha, turakuzi. Arababaza ngo marayika Gaburiyeli, hari uwo mwabonye hano? Ngo twamubonye acaracara hano, twamufunze. Arababwira ngo release immediatoma, nkivuga mumurekure, nkivuga ngisohora ijwi mumurekure. Kwa Yesu dufite ubutware, iyo twizeye kumusaraba, iriba ryiza twahanywereye, itegeko rishorewe n'ubutware n'imbaraga. Barekura Gaburiyeli, birambira ngo Daniyeli aho yarari, ngo agiye kubona abona umuntu muremure, ngo amukozeho, ngo akimukubita amaso, ngo umubiri we umera nk'uwoze, yikubita hasi amera nk'upfuye. Ngo arongera amukora ku bitugu, aramukomeza ati Daniyeli komera amavi mvugane nawe, njewe ugusubiza ibyabaye. Ngo muri iyo ntambara yari irimo na marayika ukomeye w'Imana, ngo harimo n'umwami nyiribihe na Yesu ujya uturwanira intambara, nawe yari yamanutse ari muri iyo ntambara. Haleluya. Aramubwira
aramubwira ati Daniyeli wihangane, ugitangira kwinginga ku munsi wa mbere haje igisubizo, ariko umwami w'ikirere aragitangira, ariko nazanye na marayika ujye ubafasha kurwana intambara. Turi kumwe hano, tumaze iminsi turwana na buriya bwami. Shinga ibirenge upfukame ukomere, nkumenyeshe ibyo waje gusengera. Iramubwira ngo biriya bintu ubona by'agahiri n'agahinda n'ubukene bizabaho mu minsi y'imperuka ntago bizavaho. Ati none mana se kubera iki bitazavaho? Daniel ceceka nguha amakuru, hari ibintu utari wamenya. Uretse agahiri n'agahinda, ubukene n'ibibazo bitandukanye, hari ibintu utaruzi. Ikizira nacyo kizahagarara hera. Ati none se mana niba ikizira kizahagarara hera, noneho bizagenda gute? Ninde uzarokoka? Hazabaho inzara, hazabaho akarengane, hazabaho gutotezwa, hazabaho ibibazo bitandukanye. Kuwa kane nari nateraniye i Kabarondo mu karere ka Kayonza kose, hakinguye urusengero rumwe rwa ADEPR ruri ku muhanda akarere kose. Hanyuma muri urwo rusengero rero baba barutiriye bakaruteraniramo kuwa kane, hari hateraniye amatorero 18. Hari korari 25 zigomba kuririmba, nanjye nkaza kubwiriza, kandi bakabaha n'igaburo ryera. Baterana rimwe mu kwezi. Bwira umuntu mwicaranye ngo ntacyo ubaye wowe ni hafi. Asifiwe Yesu. Hazabaho agahiri n'agahinda, hazaba ibihe bikomeye muri iyo minsi y'imperuka. Aravuga ati mwami bizagenda bite? Ninde uzabasha guhagarara? Ati Daniel itonde, bizaba ari ibihe biteye ubwoba, bivemo jya ku ruhande, byanditswe n'ikaramu y'icyuma, ntago bishobora kuva. Ati none mana kuzi ko wangize umwinginzi wo gusengera ibi bintu, bizagenda bite mana? Ko mbona agahiri n'agahinda, bizagenda gute? Ninde uzarokoka? Irambwira ati Daniel muri kirage nubwo gikomeye, abantu bazi Imana yabo, abo ngabo bazakomera. Nibamara gukomera bakore ibyo bitwara. Ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bako yewe. Ngo abazi Imana yabo, abazi Imana yabo nibamara tabazi Imana yabo, abo ngabo mu bihe bibi bazakomera, kandi bakomeze bakorera Imana uko byamera uko ariko kose. Nahoze numva ubuhamya bw'umwemfirimiyeri arimo atanga ubuhamya, numva ntangariye Imana. Reka mbabwire, bwira umuntu mwicaranye ngo ukeneye umwuka wera, ubwire ngo ni esanseri izakujyana. Haleluya. Niba utawufite rwose ufite ibibazo bikomeye. Hanyuma uyu mudamu wo mu cyaro hakurya hariya urenze za Gitarama, ibihe byaramukomereye, biramukomerera akajya atura imigozi. Buri ku cyumweru akazana imigozi, umwe muzana amafaranga wakaza yikoreye imigozi. Kandi bamenyerewe mu cyaro nyine batura ibyatsi, ubundi ataba yazanye imigozi akajya kwahira ishinge imwe bengesha, kaza akayitura. Taba atazanye ishinge ajya kuzana inkwi akaza akazitura, kandi agahorana amashimwe buri cyumweru. Agahora ashima, bigeraho baramurambirwa, yaza ati ni wa mugore, yaza ati ni wa mugore, ariko akabasimbukira agashima kubera ko nta mikoro zihaba. Ubwo urumva na protocol iragoye. Agashima ati ndayishimye Imana, uyu munsi yampaye imigozi yo gutura, uyu munsi noneho nabonye ishinge, uyu munsi akaza akabitura. Bati kubw'umurimo w'Imana mugura ishinge, bakayigura, nawe akabona hagiyemo igiceri. Umunsi umwe, reka mbabwire, asifiwe Yesu, umunsi umwe haza umukozi w'Imana ushorewe n'imbaraga z'umwuka wera, yitegereje wa mubyeyi wahindutse igisuzuguriro, wahindutse icyo ntazi. Aramubwira ngo umva uko Imana ivuganye nawe wa mubyeyi we. Imana iravugana nawe. Asifiwe Yesu. Bwira umuntu mwicaranye ngo ukeneye umwuka wera. Imana ivuganye nawe ngo igiye kukugira umukire, abantu bose bazajya bakwita mabuja. Abantu bararebana bati wayobye bwo buhanuzi ntago ari ubwe n'ubwa mama Kibweteri hariya.
ati umva uko Uwiteka aracyavugana nawe, ati kandi indege ugiye kuzihindura amatagisi, niko Uwiteka avuganye nawe. Bati yewe uyu yayobye, ibyo avuga ntago ari ibye. Aravuga ati umva Imana yongeye kuvugana nawe, abana bawe bazigishwa n'Uwiteka, ati kandi ndabonye hari n'abagiye kwiga hanze. Baravuga bati uyu muhanuzi we yarindagiye, n'abana be babirukanye ku ishuri bose, arataha aritahira. Gera mu rugo nyine biranga, nyine Imana yavuze ariko ntacyo arimo arabona. Ngo hikubiteho iminsi, ka kana ke kari kageze mu wa 4 kaza mu Buboyi i Kigali. Abahanuzi n'abateka mutwe. Abaramanutse aje mu Kigali, hageze i Kigali baramwanga kari gatoya, bagahererekanya n'abandi bo mu Ruhengeri. Ngo kagere mu Ruhengeri, ababyeyi bari bagiye ugakoresha barebye ukuntu kangana, bati wakana wa makuru yawe, ese wagarukiye mu wakangahe? Kati nakoze igihembwe cya 4 mu wa 4 gusa ndataha. Bakagirira imbabazi bakajyana mu ishuri. Abandi mu cyaro bazi ko yagiye mu Buboyi, nyamara umwana ari marika. Imyaka 3 irangiye, mvugira ngo amen. Umwana diploma barayibonye, abaratashe, nyina mukorera imigozi, abandi bakorera ibyatsi, abandi bakorera ibikenyeri, abandi bakorera inkwi. Baza mu rusengero ati mumpe mfite ishimwe. Bati ceceka ni bya bindi byawe, nako kana kavuye mu Kiboyi ubusuje kuvuga ibiki? Ati mfite ishimwe rishyashya noneho. Ati mfite ishimwe rishya. Asifiwe Bwana Yesu. Haleluya. Bamuhaye umwanya, tumwana wanjye yarakibonye arakizanye da. Ati ni iki kitara yarakibonye yakizanye, n'ukuri yakizanye, mwari muzi ko ati yakizanye. Umwana atereka mbyivugire mama. Ati nyine murabizi ko bari banyirukaniye mu wa 4, aho nagiye nabonye umugira neza arandihira, hanyuma ubu diplome nayizanye, nanjye ndashima Imana ko nabonye diplome. Uretse gukoma amashyi mbirangiza. Ati hoya, ati ntago ari icyo gusa. Ati nyine ati umwana wanjye ati yabonye na buruse agiye kujya kwiga i Butare. Ati hoya muye muretse mbanze mbirangize, namwe n'ibishyashya ni byinshi. Ati yabikoreye rimwe. Ati nyine atubwiye i Butare nyine bagiye kumujyanayo. Uyu mwana yari yarize ibintu bya farumasi, ari umuhanga. Abazungu baramukunda, bahita bamutegurira kujya kwiga mu Bufaransa. Buretse mbirangize nawe, buretse. Asifiwe Yesu. Ati kandi rero kubera ko abantu bagiye kumujyana ku ishuri, banambwiye ngo umwana wanjye ngomba kumuherekeza nkamugeza ku ishuri nkajya kuhareba. Ariko mwaretse ko ntarabirangiza. Asifiwe Bwana Yesu. Umubyeyi yuriye indege, agezeyo umwana kubera ko yari umuhanga bahita bamuha akazi. Baramubwira ati rero wa mubyeyi we, ntago umwana azageza mu biruhuko mu mezi 6, ahubwo buri mezi 6 wowe uzajya uza usura umwana wawe wongera usubira iwanyu. Harya Imana iravuga igasoza. Harya indege zabaye amatagisi. Ku rusengero bahita bamushyira muri korari, bahita bamugira umudiyakoni, ngo ntawe bitabera nawe byakubera. Ngo ntawe bitabera nawe byakubera. Bazi Imana yabo bazakome nibamara. No mu gihe gishishanya, no mu gihe gikomeye, no mu gihe giteye ubwoba, abantu bazi Imana yabo bayikomejeho bazakomera. Bwira abantu nka 3 tikomerera muri we, komerera mu Mwami, komerera muri Kristo, agukomeze mu izina rya Yesu. Haleluya. Impanda ya 2 izavuga. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Impanda ya 2 ya marayika ukomeye
azaba aje kweyura ikirere kugira ngo itorero ribone ahantu rinyura rizamurwa. Asifiwe Bwana Yesu. Bibiliya iravuga ngo ijwi ry'Uwiteka rifite imbaraga, ijwi ry'Uwiteka rishwaza ibirimi by'umuriro, ijwi ry'Uwiteka riramburuza imparage, ijwi ry'Uwiteka rivurisha inyanja muri nyina w'imivumbi, inyanja ikavura, ijwi ry'Uwiteka rikokora ishyamba. Rizumvikanira mu kirere, rizumvikanira mu kirere. Abadayimoni bose bazagwirirana, bazagwirirana, bazagwirirana kubera ijwi rikomeye rije gutunganya ikirere. Iri jwi rikimara kuvuga, abadayimoni bakidandabirana, hazumvikana impanda ya gatatu ya Kristo ahamagara umugeni. Tumugeni ngwino, torero ngwino. Guhumbya no guhumbura, itorero rizaba ryazamutse, ryazamutse, ryagiye. Ngo Satani aho arimo agwirirana, ngo najya kubona abone tumunyuzeho, abone turagiye, korari zagiye, abashumba bagiye, abone bazamutse, avuge ngo Yesu we, ni iki ngiki urakinsinze? Nibaguharira itorero, ni wowe waripfiriye, ni wowe warimeneye amaraso, ritware. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuzajya mu mwuka rimwe, tuguruke mu kanya gato, tube twarigeze ijuru ryahumuye. Tuzajya mu mwuka rimwe, tuguruke mu kanya gato, tube twarigezemo. Torero twahumuriwe, wabashumba bahumuriwe, bacuranzi twahumuriwe. Tuzajya mu mwuka rimwe, tuguruke mu kanya gato, tube twarigezemo. Bwira umuntu mwicaranye ngo twageze ku bicu. Mu rwambariro rw'abera niho abera bataramye, mu rwambariro rw'abera la 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 la. Kumba mu rwambariro rwa, oh ngwino winjire, ngwino winjire, ngwino winjire. Utazasanga utambaye kandi myambaro yo kurimbana wayubikiwe mu rwambariro. Tuzajya mu rwambariro rw'abera, tuzamara imyaka 3 n'igice dupimirwa imirimo. Haleluya. Imirimo twakoze tuzayipimirwa imyaka 3 n'igice. Paulo abivuga neza mu Bakorinto ba mbere ibice 3 here ku murongo wa 10. Aravuga ngo kuko nta rundi rufatiro rwashyizweho umuntu akwiye kubakaho uretse Yesu Kristo wenyine, ngo umuntu wese yitonde kubaka kuri urwo rufatiro. Bamwe bakayiza zahabu, abandi amaragarita, abandi ibyatsi, abandi bikenyeri. Ngo umurimo w'umuntu uzapimishwa umuriro kuri urya munsi, nubura azabura ingororano, ariko azaba ameze nk'umushibu ukuwe mu muriro. Tuzapimirwa imirimo. Yohana arabyitegereza mu Byahishuwe 14:13, aravuga ngo hahirwa abantu bapfa. Hahirwa, ntabwo ari ugupfa cyenyege. Hahirwa abantu bapfa, ngo bapfiriye mu Mwami. Umwuka atiye ngo baruhuke imiruho n'imihate kuko imirimo bakoze. Umva torero, umva kano kantu. Ntago ari imirimo izabanza imbere. Kuza kuririmba ntago ari byo bizabanza imbere, ni wowe uzabanza imbere. Urasabwa gukiranuka. Mwibusanya n'imirimo murimo mukora. Kuza kubwiriza ntakiranuka ntago bizanjyana mu ijuru.
gukiranuka niyo mirimo izagira gute? Gukiranuka izabanza imbere, ibyo dukora bizaza bigize gute? Biduherekeje. Asifiwe Bwana Yesu. Tuzapimirwa imirimo, intebe ya Kristo izaterwa, hazaba hari itanura ry'umuriro, buri wese azikorera imirimo tuzayishyira imbere ya Kristo. Niba korari yaje kuririmba kugira ngo yemeze abanyakavumu, ni ibikenyeri mwubatse kuri Yesu. Niba naje kubwiriza kugira ngo mbasature, ni ibikenyeri nubatse kuri Yesu bizashya. Niba ujya gusura abarwayi kugira ngo ubemeze ko ufite amafaranga, ni ibikenyeri. Yesu yaravuze ngo ukuboko kw'iburyo ni gukora, imoso ntigire gute? Ntigire gute? Niba ukuburira umuntu imyenda kugira ngo bamenye yuko ari we wamwambitse, ni ibikenyeri uri kubaka kuri Yesu. Niba ubikora ubikunze, ni izahabu. Niba waje kuririmba ukagura uniforme ukajya muri repetition utarushya perezida na dirija, ukaza uzi kuje gukorera Imana, ni izahabu uri mwubaka kuri Yesu. Niba ujya gusura abarwayi ugafasha abababaye ugatanga icya 10 n'amaturo, ni izahabu uri kubaka kuri Yesu. Ari igihe bamwe babakanga ngo nudatanga icya 10 n'amaturo ngo ntuzajya mu ijuru, ngo ni icyaha, barababeshye. Iriya ni imirimo izaguherekeza. Asifiwe Yesu. Kandi kubitanga uba wigirira neza ukiri nahangaha, kubera ko Imana ibihera ikaguha umugisha. Ariko nudashaka no kubitanga uzapfura inyakatsi cyakora uzagenda, inaha ntacyo uzahabona. Rero kuko na Bibiliya bitubwiye ngo muzamera nk'umushibu wakuwe mu muriro, uzagenda ariko nta mirimo ugize gute ufite. Ibikorwa byose byiza by'urukundo ukora ni izahabu wubaka kuri Yesu. Ni ibyo Yesu azaba agiye kureba mu myaka 3 n'igice. Asifiwe Yesu. Tuzambikwa imyenda y'icyubahiro, tuzambikwa imyenda myiza. Yesu arabizi ko abantu bakuburirwa muri uyu mugizi, umuntu ukuburirwa utuye ni Kigali n'ukuri ko Imana bakagukuburira. Yesu arabizi ko bagukuburira, ariko mu rwambariro hari amamashini arimo kudodera imyenda. Haleluya. Nta uzagucyurira, uzaba ari uwawe, uzaba wiyambariye kuri uwo munsi. Asifiwe Bwana Yesu. Haleluya. Haleluya. Tuzapimirwa imirimo twakoze tukiri nahangaha. Murimo wose ukora uzaguherekeza. Umurimo wose ukora ukiranuka ni ingororano izaguherekeza. Tuzambikwa imyenda itatse w'izahabu. Haleluya. Tuzambikwa imyenda myiza cyane. Mu myaka 3 n'igice bazaba turebera inkweto nziza, bavuga bati we tambuka, wakoze ivuga butumwa ryinshi. Daniel ngo arabyitegereza 12:3 aravangwa abanyabwenge n'abahinduriye benshi ku bukiranutsi. Mwijuru abantu bazaza ku mwanya wa mbere ntago ari abashumba, saba aririmbye, n'abanyamasengesho. Baririye umurimo w'Imana, bamwe batabasha no kugura mikrofone, ariko bicaye baririra umurimo w'Imana. Haleluya. Ngo abanyabwenge n'abahinduriye benshi ku bukiranutsi, bakoresheje amafaranga yabo, bakoresheje impano zabo, bakoresheje kwitanga kwabo, bazaka nk'inyenyeri, bazahinduka inkingi y'Imana, bazambara amakamba y'imirimo bakoze, bazambara amakamba y'ubwiza. Haleluya. Bwira umuntu mwicaranye ngo turi kubicerega, turi mu rwambariro. Murebe mu maso umubwete twagezayo, tifata uwo munyenga wo kugera mu rwambariro. Haleluya. Imyaka 3 n'igice tumaze gupimirwa imirimo y'ibyo twakoze, tumaze gushyirwa mu mwanya. Mu ijuru ntago hazava ngo Pasteur Jean Dodier, hazarebwa imirimo. Bibiliya ivuga iki muri Zaburi y'139? Iravuga ngo nzi imyicarire yawe n'imihagurukire yawe n'imigendere yawe, imiryamire, imibyukire, imitabarire, ijambo ritaraba mu kanwa kawe. Mba nzi icyo ushaka kuvuga. Muri iyo mirimo Imana izareba motivation, icyaguteye kumpa amazi yo kunywa, izareba icyaguteye kujya gusura abarwayi, izareba icyaguteye kuza kuririmba hano, waza ukabyina ukazamuka ikoza mu gacu ukamanuka izibaba ukajya mu kirere, twebwe ntitubimenye. Ariko Imana izareba impamvu, izareba icyaguteye. Niba wabikoze kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro, cyangwa niba wabikoze kugira ngo abantu bagushime muri quartier bavuge ngo uri umuntu mwiza,
Imana izareba icyabiguteye, uzahabwa ingororano zijyanye n'impamvu y'umurimo, izareba motivation yo mu mutima yaguteye kuza guterana. Nuko kuza guterana n'umurimo uzaguherekeza, nabyo izareba impamvu. Niba waje uri umukobwa kugira ngo ubone umusore, niba waje kugira ngo bakurebe, ni ibikenyeri wubaka kuri Yesu. Niba waje kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro, ubugingo bwawe buhembuke, ni izahabu urimo wubaka kuri Yesu. Haleluya. Imyaka 3 n'igice irangiye, ariko Yesu ndagukunda. Twateguriwe honeymoon, yo bita voyage de noces mu Gifaransa, mu Cyongereza ni honeymoon, mu Kinyarwanda ni ikiruhuko cya mariage. Tuzajya kumara indi myaka 3 n'igice turi muri honeymoon, turi muri voyage de noces. Haleluya. Imana irabizi ko inahanga wakoze ubukwe ari nta kigendesha abarokore Imana. Ubundi isezerano rya kera, iyo wakoraga ubukwe baguhaga umwaka, ukamara ikiruhuko mu rugo ukaza ufite n'umwana. Ariko no kuri ko Imana aratangaye muri iri torero. Uzi ko umuntu akora ubukwe kuwa gatandatu, ku cyumweru akaza gutera haleluya z'umurambararo. Mwagiye muryama ko mwamutashye saa 6 z'ijoro. Mana yanjye, Yesu yarabibonye ko mwakoze ubukwe kuri Mana mfasha. Ubundi umuntu ufite agafaranga akora ubukwe kuwa gatandatu ya reserve indege na hoteli kuri Miami Beach muri Amerika. Ubukwe bukarangira saa 5 saa 4 z'ijoro, afata indege ya saa 7 ajya muri honeymoon, akamara amezi 2 cyangwa ukwezi bitewe nuko yifite ku ikofi. Uwo bitemera neza akajya haryo hirya hepfo muri Afrika y'Epfo. Uwo byanzeho gaceya akajya hari hirya i Burundi. Nahoze ndeba Jean Paul hari yambwira ngo avuye mu mahanga, ndavuga nti uyu munsi urampitura n'ukuri kw'Imana. Twabanaga yaratagangaye, none Imana isigaye mwuriza indege yazihinduye amatagisi. Asifuye Bwana Yesu. Haleluya. Hanyuma rero umuntu byanze w'umunyamujyi w'i Kigali, umva icyo bakora. Wize w'umunyamujyi ariko udafite akazi, bashaka inzu ifite toilette mu nzu, bagahita bazinya telefoni bakabwira umukozi umuntu wese uza hano ujye umubwira ko twagiye mu kiruhuko cya mariage. Bakajya mu cyumba bakajya babirangirizayo n'ibiryo bakabinyuza munsi y'urugi ukuntu, kugira ngo hatagira umuntu umenya ko bahari, kubera ko ni abanyamujyi. Abo bitwa zavuyeho b'i Kigali rero, akora ubukwe kuwa gatandatu, ku cyumweru akaza gutera haleluya z'umurambararo. Ni ukuri kw'Imana, Imana yarabibonye ko wakubiswe. Yateguye imyaka 3, nta telefoni ziguhamagara, nta bishyuza baguhamagara, nta bakoresha baguhamagara, nta bana baguhamagara, uri mu kiruhuko cya mariage. Haleluya, haleluya, haleluya. Bibiliya iravuga ngo twageze ku bicu, ngo azamanuka umwami Yesu amaze kubashyira mu myanya y'icyubahiro, ngo azafata umugeni. Haguruka nawe, haguruka nawe, haguruka. Baba bacuranzi bose bahise bimuka mu rusengero. Buzaba ubukwe buruta ubwo mu isi, kuko buzatahwa n'abamarayika, nabo bazaba bafite amatsiko yo kureba uwo mugeni wa Yesu. Mugeni, mugeni wa Yesu witeka ari hafi yo kuza kutujya mu byicaro byiza byo mu ijuru, byateguriwe abamwiza bose. Mugeni witegure, ari hafi yo kuza kutujya mu byicaro byiza byo mu ijuru, byateguriwe aba. Ngo abamarayika bafite amatsiko. Byahishuwe 7:9, ngo umwe muri ba bakuru arabaza ngo bariya ni bande?
wari uraho ngo aramusubiza ngo ntago nabimenya mwami, ngo ni wowe ubizi. Aramubwira ngo n'abantu bavuye mu moko yose, mu ndimi zose, mu bazungu, mu birabura, mu bashinwa, abarebare, abagufiya, abanyarwanda, abakongomani, abarundi, ngo bavuye mu ndimi zose n'amoko yose, ngo bafite imikindo mu ntoki, ngo bariya ngo ni abantu bameshe ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama, ngo bazayikorera ku manywa na nijoro. Asifiwe Yesu. Ngo Yesu ubwo azafata ijambo, ngo azajya imbere ya data, ngo azaduprezanta ati data, aba ni babandi nameneye amaraso, iyi ni rya torero, iyi ni korari, aba ni abashumba, ni bamwe nameneye amaraso. Asifiwe Bwana Yesu. Bibiri avuga ngo Imana ubwayo, Gerardine aravuga ngo izaririmba. Niba izaririmba tenoro ntago mbizi, niba izaririmba ruto ntago mbizi, niba izaririmba soprano ntago mbizi. Icyo nzi ni uko Imana izagera gute, izaririmba. Ngo tuzasimba simba mu ijuru, oh amen, haleluya, oh amen, ni haleluya, oh amen, haleluya. Tuzasimba simba mu ijuru, amen, haleluya. Ngo Imana datiza kebuka iturebe, nanjye nkebuke ndebe bagenzi banjye, nzababaza mbese namwe mwahageze. Imana ishimwe ko mutaguye mu nzira. Ngo Imana datiza kebuka iturebe, nanjye nkebuke ndebe abashumba banjye, nzababaza mbese namwe mwahageze. Imana ishimwe ko mutaguye mu nzira. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo Imana ifite mushwari nini cyane, ngo izahanagura amarira yose ku maso. Ya misozi wazamutse, bya bibaya wagendagenze, ya mvura yakunyagiye, ntuzongera kubabara. Ya misozi wazamutse, bya bibaya wagendagenze, ya mvura yakunyagiye, ntuzongera kubabara. Uhazaba igitaramo kitigeze kubaho, iby'amaso atabonye, iby'ubwenge butatekereje, iby'umutima utwibwiye, tubikiwe iwacu mu ijuru. Haleluya. Biravuga ngo tuzahabwa ubwenge. Uzareba Mose uhita umumenya, uzareba Eliya uhita umumenya, uzabona abasaza batangiye umurimo uhita ubamenya, tuzabona batubanjirije, iyo oh tuzabona batubanjirije, iyo torero ry'Imana, iyo tuzabona oh iyo. Haleluya, haleluya. Ngo Imana, sifa kwa Mungu, Imana ubwayo nizakora protokole. Asifiwe Yesu. Haleluya. Zambo batumva, nkurikije imisozi wamanutse, ibaya wazamutse, raporo bampaye mwana wanjye. None rero ngwino nkwereke icyicaro mu bwami bwanjye, ngwino nkwereke icyicaro, icara mu munezero wa shobuja, kubera yuko unesheje isi n'abadayimoni. Asifiwe Yesu.
azabwira abana ati namwe mwakoze neza, none mwageze mu bwami, nimutambuke mwicare muri iriya myanya iteganijwe hariya, twese tuzaba twagezeyo. Haleluya! Hazaba igitaramo kitigeze kubaho, tuzabyina agati kazaturika nitugera iwacu, hazabaho kuramya no guhimbaza Imana gusa. Haleluya! Hazabaho kuramya no guhimbaza Imana gusa, ubwo nibwo tuzaturirimba. Hazabaho kuramya no Amina. W'icyampa nawe ukazagerayo, gitari yawe ukazayicuranga. Yewe ngw'icyampa nanjye nkazagerayo, gitari yanjye nkazayicuranga. Ngw'ijuru ryahumuye we, torero twahumuriwe, bizera twahumuriwe, tuzajya mu mwuka rimwe, tuguruke mu kanya gato. Tugiye gusenga Imana. Asifiwe Bwana Yesu. Haleluya. Imyaka 3 n'igice izaba yuzuye 7 muri honeymoon. Tuzagenda ku mihanda y'izahabu, tuzabona ba Mose, tuzabona ba Eliya, tuzabona babashumba bakabutura b'icyangu batangije uyu murimo, tuzabona babazungu bariwe n'intare, abandi bakayiruga n'imibu n'imbaragasa mu mashyamba kugira ngo ubutumwa bwiza bugere mu Rwanda. Tuzabona batubanjirije za ntwari za kera, tuzabona ba Dawidi, tuzabona ba Eliya, tuzabona ba Enoke. Hazaba umwanya wo guhoberana no kuramukanya, turirimbe izabanesheje, tuzaramya Imana. Bwira abantu nka 2 ngo agati kazaturi, hazaba ibirori. Icyampa nawe ukazagerayo, icyampa nanjye nkazagerayo, icyampa tukazatabaruka amahoro. Asifiwe Bwana Yesu. Haleluya, haleluya. Impanda ya nyuma y'Imana sinyivugaho, tugiye gusenga, ariko umva bice mu makuru y'ingenzi. Abantu bazasigara inaha ngaha, hari abantu bazacungurwa n'amaraso yabo, abatazumva impanda bagasigara bafite akaga gakomeye, bazatotezwa, bazababazwa, bazahura n'ibihe bikomeye. Mwuka wera kiri mu isi, turacyafite umudendezo, ariko itorero nirigenda na escort mwuka wera azaricumuka inyuma. Asifiwe Bwana Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Itorero nirigenda, mwuka wera nawe azahita rizamuka inyuma. Ikimenyetso cy'umwuka wawe wakimpaye w'ingwate, nicyo kimenyesha ko nduwawe nawe ukaburu wanjye. Tugumane mwami, haleluya, mwami tuguma. Ubwizuba ryahise rirenga, habubwira kabiri, kuko wari umucyo w'ubugingo, yaramaze guta wagiye yagiye ikuzimu kwa Satani. Ubohora bera bawe bose mu butware bw'urupfu. Tugumane mwami, haleluya, mwami tuguma. Umva amatangazo dusenga Imana. Itangazo rya mbere 666, ikica cyose nta kintu kizagutwara, twahawe ingwate yitwa mwuka wera.
ku bantu bavuka mu Mutara, iyo ugiye gufata irembo uhasiga inka yitwa imfatarembo. Yesu yadusigiye inka yitwa imfatarembo, yadusigiye Mwuka Wera. Niyo mpamvu Dawidi yabihanuye muri Zaburi ya 91 aravuga ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka ngo niwe buhungiro bwanjye. Abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, igihumbi ibumoso bwawe. Uzabona ibihembo by'abanyabyaha ariko ntibizegera ihema ryawe. Yesu ajya kugenda aravuga ngo muzarya icyica, muzakandagira inzoka na skoropiyo. Ariya marozi bategura turayarya akavanamo imyanda ndirimo, tuba twararangiye. Ibyo ngibyo bababwira ngo 666 nta mbaraga izagira itorero rikiri mu isi, ariko nirigenda Mwuka Wera nawe azazamuka riherekeje. Mu isi bizagenda gute rero? Abantu batari maso, hari ibintu bitatu bikomeye bizaba. Shaka mbivuge dusenga Imana. Icyambere, hazabaho gukorwa n'isoni. Bati nawe waririmbaga ubyina amakorasi menshi, nawe wabwirizaga kuza kwa Yesu usimbuka cyane, ese nawe wasigara? Nawe watuyoboraga wasigaye hano? Hazaba ikimwaro, abantu bazashaka ahantu barigitira bahabure. Icya kabiri, bazegera abashumba bahondagure bati kuki mutatubwiye ko Yesu azaza? Imana iguha umugisha icyumweru cyose mubibabwire. Kuki mutatubwiye ko azaza? Babahondagure nibajya kubica batariko muradushaka wiki, twebwe murabona tutasigaye. Icya gatatu, abantu bazatura ibyaha nta kintu bikimaze. Ajya imbere ati mama, burya abana batatu mfite rero, babiri ntabwo ari abawe, babiri ntabwo ari abawe. Urati babana 8 bose mfite, ati nakoreka Imana, batatu bose na ati nabandi, ati nabantu nyine ati Imana imbabarire we, ati burya babandi bose umbabarire Imana umbabarire, ati burya nabakorode we, ayo Imana we, ati sheri burya rero, ati burya nanjye ukumbona mfite abana 5 nataye mu cyaro, ngeze mu mujyi nigira umusore we, Imana imbabarire we. Abantu bazatura, abantu bazaburuga, ntacyo bigitanze. Hazaba umubabaro utarigeze kubaho, hazaba ibihe biteye ubwoba. Icyama ukazizamukira ku muzuko wa mbere, icyama nuzasigara n'ahangaha, telefoni zacicikana. Mushuwe wasigaranye bangahe? Abaperezida bazahamagara, none se mwe mwasigaranye bangahe mu gihugu? Abami n'abatware bifashe ku matama, bitegereje iyi si n'ibikorerwamo, cyomera ko ndavuga ngo icyampaye saka, uzaza ryariye oro, icyampaye saka, uzaza rya, ngo wime ingoma ya abera baro. Hazaba umubabaro utarigeze kubaho. Antikristo na wa muhanuzi w'inyuma bazakora ku mugaragaro. Uyu munsi ntago bakora mu rwihisho, bazakora ku karubanda izuba riva. Bazakora ibiterane, bazakora ibitangaza, bazakora ibintu bikomeye, bazayobya abantu. Hari intore z'Imana zizasigara, bazazibwira gushyira 666 avuga ati mwakira ijosi murijyana. Ntago naba nasigaye ngo nzongere guhomba Yesu aje kwima ingoma mu myaka 1000. Hazaba ibihe bikomeye, ariko icyo gihe hari abantu bazaba basigaye bazacungurwa n'amaraso yabo. Se wowe udacunguwe na ya Yesu, ayawe azagucungura? Twazigendeye imbere abanyantege nkera, urumva bizemera? Ni wowe ubizi n'Imana yawe. Hazaba intambara ikomeye,
Byahishuwe Yohana 20 muze kuza kuhasoma. Ntambara ya nyuma, ntambara izabaho ya Gogi na Magogi. Bazarwanya bera, hazaba ibihe bikomeye biteye ubwoba. Ntambara ya nyuma izaba Satani muri icyo gihe Yesu amaze kuzamura itorero. Mu isi hazaba intambara bita Harumagedoni barwanya bera. Bazajya muri Israeli bice 2/3 by'Abisiraheli babahora ko bamenye Imana. 1/3 kizarokoka kizatabaza mu ijuru ngo mwami Yesu dutabare turapfuye. Kubera ko uyu munsi ntago bemera Yesu nk'uwaje akavuka, bamwemera nk'uzaza akavuka. Nyamara yaraje aravuka ntibamwemera. Intambara ya Harumagedoni bazica 2/3 by'Abisiraheli. Bazabica muri intambara. Satani azakoranya ingabo z'isi, amahanga azaterana babarwanya. 1/3 kizavuza induru ngo turapfuye turapfuye mwami Yesu ngwino dutabare. Bibiliya iravuga ngo ku musozi wa Elayono muri Zakariya 14 aho Yesu yazamukiye niho azongera kumanuka kandi agize ibirenge bye. Ijambo ry'Imana muri Ezekiel 3:9-40 havuga neza uburyo umwana w'intama azamanuka ku bicu ari ku ifarashi yera. Impanda ya nyuma y'Imana izavuga izabije kuvanaho ubwami bwose bwo mu isi, izabije kubuvanaho. Kubera 1/3 kizaba kirokotse kigatabaza Yesu, Imana izahita ikora kuri buto kwa kundi ibyuma byikupaga. Nta muziki uzongera kumvikana, nta birori. Bazahita babwira Yesu ngo manuka ujye gucungura Abisiraheli. Biravuga ngo amahanga yose, amoko yose, n'indimi zose bizararama bizamuborogera. Ngo azamanukana n'abera aje kwima ingoma, azakandagiza ibirenge ku musozi wa Elayona, uzaturikamo kabiri. Abahanga bavuga yuko watangiye gushwanyuka. Gihari kimwe kizagikusi, ikindi kusikusi. 1/3 kizanyura muri ribanga ry'umusozi cy'Abisirayeli barokotse. Biravuga muri Ezekiel 3:9 ngo mbona umwana w'intama ngo amanutse ku ifarashi yera ajya muri ya ntambara ya Gogi na Magogi, ngo arabanyukanyuka nk'uko umuntu yenga ibitoki. Mu ntambara ya Harumagedoni amaze kubanyukanyuka, Ezekiel abivuga neza muri ibyo bice muze kuhasoma ngo bazamara amezi 7 n'igice bashingura intumbi ziri ku misozi zapfiriye muri iyo ntambara ya Harumagedoni. Ngo Yesu azagenda ajye mu ntebe ya sekuruza i Yerusalemu. Urusengero rurimo rurategurwa muri iyi minsi ruraba rwuzuye. Azarwicaramo, azategeka amahanga yose, isi yose izamuyoboka imyaka 1000 muri mileniyumu. Izi ntwaro bari kurashisha muri Kongo baturasa bazazicuramo amafuni yo guhinga. Ezekiel muri Yesaya 2 muze kuhasoma, Yesaya 2:2. Intwaro zose amahanga yarwanishaga bazazikoramo amafuni yo kujya guhinga ku ngoma y'amahoro, nta ntambara, nta ndwara, nta kuboroga, nta kuvuza induru, nta gupfusha. Abantu bazongera barame imyaka 1000. Ariko twebwe tuzaba twambaye indi mibiri. 1/3 cy'Abisiraheli kizatangira kuzenguruka isi kibwiriza ubutumwa bwiza, gikora nk'ibi turimo dukora. Twe tuzaba twambaye indi mibiri. Imyaka 1000 Satani azoherezwa mu cyobo, azamanuka imyaka 1000. Ibyahishuwe 20 uze kuhasoma, azamanuka avuza induru. Imyaka 1000 nirangira azabohoka, ajye kongera ajye mu mfuruka enye z'isi, ayobya amahanga, bategura intambara yitwa Gogi na Magogi, baze gutera ihema ry'abera. Bibiliya iravuga ngo bahagaze biteguye bari kuri fronti, Satani agiye gukomandinga ngo bare kuri imizindaro. Imana idaterwa, Imana itera, Imana yanga agasuzuguro, ngo ako kanya izahita imanura umuriro mu ijuru utwike za ngabo zose za Gogi na Magogi. Ngo zikimara gushya, Yohana arabivuga ngo mbona isi ikunjakunjwa nk'umwambaro, ngo mbona ururembo Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana. Ngo Imana iramanuka iza guturana n'abayo. Ngo agiye kubonabona b'inyanja zamize, ab'inzuzi zamize, abapfuye bose, abakomeye n'aboroheje, ngo barazuka batora umurongo imbere y'intebe y'imanza y'Imana. Ubanza yarabonyemo na Perezida Marshal Kuku Mwendu wa Zabanga, nta escort.
ubanza yarabonyemo ikinani cyananiye abagome n'abagambanyi. Habyarimana Juvenal nta escort izaba iri aho ngaho ngo bose bazaba babyigana bari imbere y'intebe y'imanza y'Imana. Hazaba hari za ekara nini cyane ziri aho ngaho, uzajya ureba hahandi mu mibyuko wavuye, bya bindi wagiye unyuramo byose bizaza imbere yawe. Imana nta rubanza uvuga ati Imana aho nkwiriye ni mu muriro, reka nigendere. Imana nakoze neza, reka nzamuke, narihanganye banca umutwe, reka njye mu bwami. Bizisobanura kuri uwo munsi. Asifiwe Yesu. Ngo twebwe tuzicara ku ntebe 12 z'Abisiraheli, ducira imiryango y'Abisiraheli imanza. Tuzaba abami n'abatambyi, tuzimana na Kristo. Aleluya, aleluya. Bivuze muri make iki cyumweru bazabivuga mu buryo burambuye. Reka dusenga Imana. Narimo mbwiriza ubutumwa hano, ngiye kubona mbona umugabo kera, murabizi abagabo b'abakoroneri n'abasirikari bakomeye bajyaga ahantu hose bafite amescot. Ngiye kubona mbona umugabo w'ibirokoroko aje gupfukama, amescot azamukurikiye. Aravuga ati basha musubire hano, nta muntu ujyana n'abandi, musubire hano nta muntu ujyana, ndutafandirega natwe twafashwe. Baraza arapfukama bakira Yesu. Hari umuntu uri muri iri teraniro umwami Yesu yakomanze ku mutima ngo tumusengere Imana, uzamura ikiganza. Ese impande ivuze wagenda, zamura ikiganza tugusengera Imana. Imana iguha umugisha mama, Imana iguha umugisha mama. Jambo ryatubwiye ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'ababeshyi n'abishushanya, ntago bazagera muri ubwo bwami. Zamura ikiganza tugufashe gusenga Imana. Nta soni mfite uretse, abandi duhagarare. Izi tugeze mu mwanya wo kubyara, sengera mu mutima wawe. Nzajya nirata. Ushobora kubifata nk'ibintu bisanzwe usanzwe wumva, ariko Yesu ari ku marembo arimo arakomanga. Ese umujinya wawe wuzuye umwuka wera ujya uwupeza? Gutuka abana no kuvuga nabi no kugavura mu kazi, wari uzi ko byagusiga waramaze imyaka? Turi kwiga isomo rya theology, twarabaje ngo mbese umuntu wakirijwe yarimbuka gute? Baratubwira ngo ntago umuntu wakirijwe yarimbuka. Baduha urugero rw'ingurube n'intama. Bavuga ngo ingurube n'intama mu byondo, intama yagumana n'ingurube by'iteka. Intama igera yikarambirwa kubera ko atari wayikahava, igahita igenda ikajya ku musozi, imvura ikayinyagira, ibyondo bikayivaho. Niba hari imbuto y'agakiza iri muri wowe, ntabwo uzarimbuka. Ariko niba ntayo, abagenda burya ntago baba ari abacu, ariko abacu bumva ijwi ry'Imana. Imana ivuganye nawe muri aya masaha. Subiza umutima wawe. Ese impande ivuze kano kanya nubwo turi mu rusengero wagenda? Mu byubahiro byanyu nk'abanyamugi n'isabuni irahenda, shyira amavi yawe hasi tugusengera Imana. Ngiye gusengera mwebwe, baradufasha gusengera abangaba. Ubwira Imana ngo hano ntago natambuka, hano ntago naharenga, hano ntago nahanyura, ariko ntago nshaka uzasigara nsekwa n'abapagani, sinshaka uzasigara nsekwa naragukoreye. Umuntu ufite umutima umenetse ujanjaguye, Uwiteka Mana yera ntuzawusuzugura. Umunyabyaha yagiye mu rusengero gusenga, agenda avuga ukuri neza yuko ari umunyabyaha. Ntiyahangaye kureba mu ijuru aho Imana iba yerazi ko ari umunyabyaha, ngo yahagaze imbere yikoma mu gatuza ati Mana mbabarira. Umuntu ufite umutima umenetse ujanjaguye, Uwiteka Mana yera ntuzawusuzugura. Ndagira ngo ijambo rya mbere wizere imbabazi z'Imana. Ijambo rya kabiri izere gukira indwara zari mu mubiri wawe. Ijambo rya gatatu uze gutaha ushima ko wababariwe imbere y'Imana.
naho byatukura tukutuku, umere nk'iyi ntama, wumve kusohotse muri iki cyondo cy'umujinya n'uburakari no kuvuga nabi no kutababarira ibyaha by'inyongobezabugingo, uko cyangana kose wizingire imbabazi z'Imana. Tangira wisengera Imana, tangira ubwira Imana ibyo byose byari biri imbere yawe. Bwira Imana ngo mbabarira hano, naha ngaho umbabarire, naho umbabarire, naho umbabarire, naho umbabarire. Bwira Imana yawe, bwira Imana yawe, senga ubwira Imana yawe. Imana nyiri igihugu tujyamo cyo mu ijuru, Imana nyiri itorero, umuremyi w'amahanga, utwibukije ko impanda yawe izavuga. Ni ukuri ko impanda yawe izavuga. Abakiriho tuzahindurwa tugusanganire. Utwibukije ko tukwiye gutegura ubugingo bwacu, ndetse utwibukije yuko no mu bihe bikomeye ujya umanuka ukabikoreramo. Uyu ni umukumbi wawe, ubu ni ubwoko bwawe, iri ni ishyanga, aba ni abantu waronse baciye bugufi imbere y'ubwiza bwawe. Umva gusenga k'uyu mubyeyi, umva gusenga k'uyu mumama, umva gusenga k'uyu mugore, umva gusenga k'uyu mukobwa, umva gusenga k'uyu musaza, bacishijwe bugufi. Hari ibyo batakoze neza, hari ibyo bazaririyemo, hari abo batasuye, hari uko batagenze uko bikwiriye, ariko Mwami baje imbere yawe. Nanjye ndasenze ngo ikiganza cy'imbabazi, ikiganza cy'imbabazi, ikiganza cy'imbabazi, ikiganza cy'imbabazi, ikiganza cy'imbabazi nigikore ku mugore uri hano, nigikore ku mukobwa, nigikore ku musore, gikore ku musaza, gikore ku mugabo, gikore ku mwana, gikore ku mukuru, gikore ku muto. Ikiganza cy'imbabazi cya Yesu. Urakoze Mwami, urakoze Mwami, urakoze Mwami. Ndabona marayika agenda muri iri teraniro, ndabona marayika agenda muri iri teraniro, ndabona marayika agenda muri iri teraniro. Ndumva imbaraga zisutswe, ndumva imbaraga zisutswe, ndumva imbaraga zisutswe. Ndabona abantu barwaye, marayika w'Imana bakoraho. Ndabona gukira indwara, ndabona kubohoka, ndabona gukira imyuka mibi, ndabona gutabarwa, ndabona kwambara imbaraga. Siribo henene potezai here binifo pere sayagide. Zamura ibiganza byawe wakire, zamura ibiganza byawe wakire, zamura ibiganza byawe wakire. Akira kubohoka, akira imbaraga, akira gukira indwara, akira urukingo, akira amavuta mashya, akira imbaraga nshya, akira ubwiza, akira kubohoka, akira gukira, akira ubuzima, akira umwuzuro w'amasezerano. Hari ibintu Imana yujuje, hari ibintu Imana yujuje, hari ibintu Imana yujuje. Ndabona Imana isutse uburumbuke mu gihugu. Imana itanze akazi, Imana itanze uburumbuke, umwuka w'inzara uvuye mu gihugu. Imana imenaguye ubwami bwose bw'umwijima. Imana iturindiye igihugu, Imana iturindiye imiryango. Ndabona imiryango myinshi ikizwa, ndabona abantu benshi bahindukira, ndabona imbaraga z'umwuka wera zigendagenda. Akira ubushobozi, akira ubutware, akira kunesha. Haguruka mu mwanya wawe, 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 haguruka mu mwanya wawe. Zamura ibiganza byawe, zamura ibiganza byawe, zamura ibiganza byawe. Bwira Yesu ngo urakoze kumbabarira, mubwire ngo urakoze kumbohora, mubwire ngo urakoze kumpa umugisha. Ibyo abadayimoni bari bafunze, ndabona ikirere gikinguka, ndabona ikirere gikinguka, ndabona ikirere gikinguka. Ndabona umwuzuro w'amasezerano, ndabona umwuzuro, ndabona umwuzuro, ndabona umwuzuro. Mu baririmbyi nimwakire imbaraga nshya, nimwakire kuvuga indimi z'amahanga, nimwakire kuzamuka imisozi no kumanuka indi, nimwakire kwambuka ibihugu, nimwakire. Imana izamuye igihugu cy'u Rwanda, igishingiye ibendera, igishingiye ibendera, igishingiye ibendera, igishingiye ibendera, igishingiye ibendera.
u Rwanda Imana irugize nk'akarungu mu mahwa, u Rwanda Imana irugize nk'ubwato bunini mu nyanja butabasha kunyeganyega. Imana iravuze ngo muri iki gihugu ihagurukije abanyambaraga. Uko imisozi yose igose Yerusalemu, ni kuwiteka gosa abantu be. Uko Siyoni ari ururembo rw'umwami ukomeye, niko tumeze mu mahanga. Turi hagati y'ibigusha n'ibigeragezo, tumeze nk'akarungu. Tugenda mu nyanja udashobora, twashyizweho ikimenye. Haleluya. N'amarembo torero. Ngero uzamura ibiganza byawe mu izina rya Yesu. Igihugu cyacu cyasamiwe nk'uko Israel yari yasamiwe. Mana irambwiye ngo hano hantu hagiye gutoboka isoko y'ububyutse mu buryo bwihuse. Asifuye Bwana Yesu. Kandi ububyutse bugiye gukwira isi. Iki gihugu cyacu nubwo cyasamiwe, nimubabwire ngo nibasubiza amerwe mu isaho. Tumeze nk'ubwato bunini mu nyanja budashobora kunyeganyezwa. Uwiteka anyuze mu banyarwanda kugira ngo umurimo waguke, kugira ngo ububyutse bwaguke, kugira ngo kwitegura kw'itorero gukomere mu mahanga yose. Komera Imana amashyi menshi mu izina rya Yesu. Komera Imana amashyi menshi mu izina rya Yesu. Ongera ukomera Imana amashyi menshi mu izina rya Yesu. Abantu bakiriye imbabazi z'Imana nimutere haleluya. Ongera utere haleluya. Ongera utere haleluya y'ubutsinzi. Ongera uzamure haleluya. Ongera uzamure haleluya. Ongera uzamure haleluya. Ongera uzamure amashyi menshi kwa Yesu. Ababyeyi impundu nyinshi kwa Yesu.